ijambo ry'Imana rivuga ko twahayewe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro ku mutwe wacu. N'abagabo se oya hejuru haravuga ngo guhirimbiza umusatsi ku mugabo biteye isoni. Bakundi ushaka kubona umuntu afite igituta ari umugabo. Bibiliya iravuga ngo biteye isoni. Mu gihe umugore we yogoshe akogosha nkanjye. Bibiliya irabivuze, ijambo ry'Imana rirabivuze, aravuga ngo ntimugakemure cyangwa ngo mwimoze. Ukabona umudamu we udakijijwe ukajya kubona ukabona aratwita afashe inda ye aragiye baramufotoye akubise hanze hariya. Bibiliya bivuga iki? Umugore yambare imyambaro ikwiriye rwose, agira isoni yirinda. No kuvuga ngo niba atabana atwite agomba kwambara imyambaro imukwiriye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ugasanga umusilamu ntiyashakana n'umudivantiste kuko badahuje imyemerere. Urumva atari inyungu z'idini. Mfite uko nizera nawe ufite uko wizera, ubwo kweri tuzabana gute? Niba ubu nonaha bavuga ngo Imana n'urukundo, ntekereza ko ntihakagombye kubaho imbibi n'imbago zituma umusilamu n'umudivantiste badashakana kandi bose bavuga Imana ari Imana n'urukundo. Ijambo ry'Imana ntago ribyemera ko umukristo n'umupagani bashakana. Nakubwiye ngo uzemera ijambo ry'Imana kandi muganye ubwiye ko naryo bari kurya updating gute? Nakubwiye ko ari umurongo wahindutse. Aya mavuta akozwe mu ki? Mu bimera, igikakarubamba, moringa n'utundi. Sure. Yego, nabikoraga numva ko bigiye kujya bifasha abagore n'abana. Yoroshya umusatsi cyane kandi ukanakura cyane. Uko agenda noneho ayisiga birangira umusatsi ugize ireme, woroshye, utakwemera yuko wegeze ukomera. Umuntu ufite umusatsi wa koya noneho kaguru kakoroshye, umusatsi urakomera. Ubundi kugira ngo byibura bibe bitanze resulta bifata nk'igihe kingana gite? For sure ukwezi kumwe. Sure. Imvuvu nazo cyane. Nibihushi, udusebe. Ibihushi byo ntabyo. Twa tuntu tuza ku bagabo twuduheri mu bwanwa. Ahubwo se abafite uruhara no complete ntago wagaruka. Rero kubeshya ni icyaha. Sindabibona. Urumva impamvu bibaje nawe urabizi. Ababyeyi bafite abana baterekera arinda umwana kugira uruhu rushaje, akakomeza akagira uruhu rwiza. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino ku isi ureba ibiganiro bya Leya Entertainment. Ni by'agaciro, ariko nkwibutsa ko niba ukeneye kuba wakwiga ibijyanye no gutunganya cyangwa se gukora filme, kuzikina, kuzandika, gukora urumuri, amashusho, byose buri kintu cyose kijyanye no kuba wakwiga ibyo gukora filme, ushaka kuzana ku Gicumbi Cinema Center. Dukorera imbere ya House Tigo, imbere ya Station Merez, uhitubona ibyo byanditseho Igicumbi Cinema Center. Nitwa Leandre ni mugabo cyangwa se unyite Nohet. Aho uri hatandukanye warakoze subscribe nyagasana kumera umugisha. Ubundi uyu munsi abantu mufite imisatsi mikeya ku mutwe, kamvuye ngo ni imisatsi mikeya cyangwa se ubona umusatsi uri gucika nkanjye, ubwo bivuze ngo umutino niyo ngiye kukubwiraho. Ngiye kwakira umwe mu badamu tuzanye guhera kera cyane, ubundi araza kuzakumbwira uko ameze. Umeze uteze? Sawa. Umeze neza? Yego. Cyakora mwana ufite umusatsi mwiza pe. Urakoze. Reka mbanze mpere kuri icyo ngicyo. Uwo musatsi kugira ngo umere gutyo umaranye igihe kingana gite utawogosha? Uko nabwo uraza gusa kumbwira ibindi, ariko uhite ubanza utwibwire kamera yawe n'iriya. Murakoze. Ni Hortense Umuhoza. Yego. Umusatsi rero umaranye igihe kirekire kuko mu myizerere yacu ntabwo twogosha umusatsi. Ijambo ry'Imana rirabivuza. Ahubwo abandi bawogosha. Oya, ijambo ry'Imana rivuga ko twahayewe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro ku mutwe wacu, ntabwo ari igitambara gisanzwe. Mwahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro ku mutwe. N'abagabo se oya hejuru haravuga ngo guhirimbiza umusatsi ku mugabo ngo bimutera isoni, biteye isoni. Bakundi ushaka kubona umuntu afite igituta ari umugabo. Bibiliya iravuga ngo biteye isoni. Ariko ku mugore bikaba ari ubwiza bwe. Ibyo byo ndabyemera. Yego.
noneho ubwo misengera amatsiko ubundi iyo muhe n'umuntu usenga cyangwa se ukijijwe bitagira utubazo twinshi numva nyine nababaza niba utemereye kuwogosha ariko se wemereye kuwitaho yego ariko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga gute rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitukirimbishe kuboha imisatsi zanjye rero none se wenda mu gihe ntaragera hano kuri aya mavuta ufite umusatsi witaho sibyo yego none se nko kuba nkunze uyu musatsi gutya byo biremewe ako ni gakeya ku mugabo nyine apana ku mugore none se mu gihe umugore we yogoshe akogosha nkanjye kuko barabikora yego ubwo Imana ibivugaho iki Bibiliya irabivuze ijambo ry'Imana rirabivuze aravuga ngo ntimugakemure cyangwa ngo mwimoze kandi gukemura no kugabanya kwimoza no kumaraho urumva rero iyo wogoshe ukoze kimwe muri ibyo ngibyo nje gusanga rero hari abemera umusatsi hari abatawemera urumva hari abemera kogosha hari abatabyemera none se ubwo tuzemera ibihe tureke ibihe muzemera iki ijambo ry'Imana rivuga apana ngewe icyo mvuga cyangwa ndavuga umuntu naza kubwira ngo kogosha nibyo azabikwereke mu jambo ry'Imana ari cyo uzemera nanjye ninza nkubwira ngo gutereka umusatsi ni Imana irabyanga nanjye mbikwereke nimbikwereka icyo uzabona mu jambo ry'Imana ari cyo uzemera kuko ibitekerezo by'abantu hari ukuntu mba numva nyine iyo umuntu ngiye gutekereza ku bintu by'Imana hari iba wumva ubwonko bugiye gusara ariko barisobanukiwe nabo nyine hari ibyo bakubwira hari ikibazo ejo bundi nabajije umuntu wemera Yesu mwemera Yesu ubwo kugira ngo wenda abantu babyumve ni umusere bemera Branham yego ntabwo ari Abraham ni Branham okay ubwo rero ngiye nibaza nkavuga nti Branham atandukanira he na Muhammad atandukanira he n'abandi ba prophet ubwo si ni prophet nawe ubundi batandukanira mbere yuko tujya mu kiganiro cyacu ubanze nyine utsangize ku ijambo ry'Imana namwe mukizwe ni kuvuga ngo Branham ni prophet nkuko Paulo nawe yari prophet ako mu gihe cya Paulo no kuvuga muri iki gihe cyacu Paulo ntago ahari abigihe cya Paulo icyo gihe cyararangiye ni ukuvuga ngo muri Maraki 4 no kuba ngo Bible bazihinduye ubu ni Maraki 3 haravuga ngo barahindutse kandi bari update bise bigucanga kurusha ni ukuvuga ngo muri Maraki 3 haravuga ngo mbere yuko isi irimbuzwa umuvumo nyine mbere y'igihe cy'imperuka nzabohereza umuhanuzi Eliya uzasanganya imitima y'abana kuyabasi yego ni ukuvuga ngo rero tuvuge urugero wowe Leandre niba uvuze ngo uje wigize profete turareba iki ijambo ry'Imana ryakuvuzeho iyo dusanga ubyujuje turavuga Leandre ni profete so byumva rero na Branham nawe ibyahanuwe byose bitwereka ko byadusezeranyisha umuhanuzi Branham arabyujuje byose ndabona tuzakora iki kiganiro kuko nuba ufite byinshi byo kubaza nanjye reka nkubaze none ni ukuvuga ngo ubundi bavuga ko Imana ari yaturemye yego ariko yohereza umwana wayo ku isi kugira ngo ducungure icyo mu byo nzi ndabikoresha noneho ejo ubundi nabajije umuntu abani kuki Yesu yasengaga nawe kandi yitwa ko ari Imana yego ni ukuvuga ngo Imana ishobora kubera hose icyarimwe uko byumva Imana ishobora kubera hose icyarimwe none igihe Yesu yari ku isi yari umuntu uracanye sasa ubwo nibyo yari umuntu nose nyine kuki hari abumva ko Yesu ari Imana sibyo nawe kandi akaba arasengaga yego nyine ni imbaraga ni nko kuvuga ngo wowe Leandre sibyo wowe uri umwana wa mama wawe sibyo ariko uri inshuti yanjye sibyo uri papa w'abana bawe ariko ufite izina yego so uriko byumva igihe Yesu rero nawe yari ku isi yari umuntu ariko afite izina tuzakora ikindi kiganiro
ibi nta nubwo twabiganiraho ngo birangire, ntabwo bishoboka. ntabwo byashoboka. Reka wenda ubundi iyo ugize amahirwe nkahora n'umuntu ufite imyemerere runaka, bimfasha no kugira ngo n'umuntu ukureba ikiganiro nawe abyumve. Ni urugero nk'umudamu, umudamu yakagombye kwitwara ati, urabona muri iki gihe urajya kubona ukabona wenda nk'umudamu, reka mvuge ngo umudamu ukijijwe n'udakijijwe, ukabona umudamu wenda udakijijwe ukajya kubona ukabona aratwita, afashe inda ye, aragiye baramufotoye, akubise hanze hariya. Bibiri bivuga biki? Ijambo ry'Imana riravuga umugore yambare imyambaro ikwiriye rwose, agira isoni yirinda. Ni ukuvuga niba ataba anatwite agomba kwambara imyambaro imukwiriye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo bikwiriye. Ese nanjye reka nkubaza akandi kabazo k'amatsiko, ko tuziranye kera ibintu utabizi, barumva mfite utubazo twinshi, ko tuziranye kera utazi ibintu byose, byaje kugenda bite? Ni Imana. None se ikindi kintu njya nibaza, niba uyu munsi amadini ari ku isi cyangwa se abasenga bari ku isi, ariko buri wese akaza avuga Imana uko we ayumva, ntibishobora gutuma abantu batizera amadini? N'ubundi ntabwo ukwiye kwizera idini, kuko uyu munsi umusilamu arakubwira ati njyewe Muhammadi niwe ntumwa itunganye n'ibiki nk'ibyo. Ababranham bakavuga ati nitwe tuzi gusenga. Abadivantiste bati natwe nitwege mwubahiriza uyu munsi w'isabato. Undi akaza ati abakatolika ati rwose Yezu mwubahe. Ukumva buri wese arimo aramuvuga mu buryo bwe, ariko wajya kure ugasanga harimo inyungu z'idini. Reka mvuge gutyo. Urugero ugasanga wenda umukatolika ntiyashingira mu bafrere, yego, sibyo? Ugasanga umusilamu ntiyashakana n'umudivantiste kuko badahuje imyemerere. Urumva atari inyungu z'idini? Yego. Ntabwo ari uko nabyumva. Twebwe nk'urugero rwacu, impamvu tutemerewe gushakana n'abandi bantu, ni ukuvuga ngo Leandre wowe, sibyo? Ufite uko nizera, nawe ufite uko wizera, ubu ubwo kweri tuzabana gute? None se nanjye kamubaze, Imana si urukundo? Ni urukundo. None se niba ari urukundo, kandi ufite Imana yawe nanjye mfite iyanjye. Yego, njyewe ni mpamvu nanjye nkubwira ngo niba ubu nonaha bavuga ngo Imana ni urukundo, ntekereza ko ntihakagombye kubaho imbibi n'imbago zituma umusilamu n'umudivantiste badashakana, kandi bose bavuga Imana ari Imana n'urukundo, bivuze ngo bahujwe n'Imana kandi Imana n'urukundo, bivuze ngo bagagombye gushakana. Ahubwo wenda hakabamo kuba umuntu yatozwa uko nyine asenga, ariko aramaze kubana n'umuntu. Rero umva nkubwire, nakubwiye ngo ibitekerezo byose bitari mu ijambo ry'Imana bifatwe nk'ikinyoma. Ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera ko umukristo n'umupagani bashakana. Ibintu biri twivugire ku bindi, twivugire kuri Cremohea, kuko ntakubeshya hari igihe umuntu nyine agera ahantu ugasanga ibitekerezo byo kuvuga Imana abantu babivuga mu buryo butandukanye, abantu bafite imitekerereze itandukanye. Hari abakubwira bati njyewe ntabwo najya mu rusengero kubera ko n'ubundi ndacumura, ndageramo wenda n'urugero ndabona umukobwa wambaye mini, pasiteri umwe akakubwira ati njye nta kibazo kuba waza gusenga, icyo nshaka n'umutima wawe. Undi akakubwira ati kwize, undi akakubwira ati kunywa inzoga ni icyaha, undi akakubwira ati soma gake. Urumva harimo confusion ku buryo bigeraho umuntu akavuga ati se nemere iki ndekiki, ariko wenda Nyagasani nakubwiye ngo uzemere ijambo ry'Imana, kandi muganye ubwiye ko naryo bari kurya updating gute? Nakubwiye ko hari umurongo wahindutse. Oya wumva nabi. Ari akantu umuntu ngo yafashe Bible yo muri telefone, urazi ko zirimo, none arangije agiye kubona ibaye outdated, nyine ivuye ku gihe, none bamusaba ku updating. None ngo none se ngo mariko no yavuze ngo ni ngo Yesu no se bigenze bite ngo ko ngiye ku updating, none ngo ugiyemo ni ibiki? Urumva rero harimo confusion, ariko reka twivugire kuri aya mavuta. Yitwa Cremohea. Uyarebye urabona ari amavuta asanzwe, ariko ugiye kumbwira ibyiza byayo. Yego, kuko impamvu nanagutumye no kugira ngo abantu bafite umusatsi muke nkanjye, n'abafite umusatsi nyine wowe ntabwo uzatereka.
uyu ni uwo batereka ngaho nk'abantu batogosha wenda nkawe kubera ko agasatsi ndi kubona kari mu marembera wayisiga kugira ngo n'akariho kadashiraho kandi aribyo nshaka ahubwo nshaka ngo abakobwa ntabwo bagikunda apana igitutu abakobwa ntabwo bagikunda ngo abasore bafite umusatsi muke ngo bashaka abasore bafite umusatsi mwinshi oya ntabwo ari byo yego ibyiza byaho ni ibihe cyangwa se reka mpere ku gitekerezo cyo kuba wakora aya mavuta mbere y'uko umbwira ibyiza byayo yego nk'uko nabihereyeho twebwe ntabwo twogosha umusatsi mu myizerere yacu ijambo ry'Imana ribuza umugore kogosha umusatsi rero nisanze nta musatsi ngira guteze uwo suka baravuye ufite agasatsi gake kakoya nyine kadafatika ku buryo ntafite icyo nawukorera kandi ntemerewe no kuwogosha mutungo uko nguko ndabyakira ngiye kubyara rero umwana aza neza dusa ku mutwe umwana wanjye w'imfura umukobwa nawe aza nta musatsi afite bituma rero ngira kuraje yo gushaka ikintu cyadukuriza umusatsi yego ntangira mukorera nikorera mbona ntangiye kubona resulta mbona umusatsi utangiye kuza ntangira guhereza rero abankikije hafi yanjye abo dusengana inshuti zanjye noneho babandi nakoreye bakarangira abandi kavuga ati hari umuntu yahura n'umuntu ufite ikibazo cy'umusatsi kavuga ati nakurangira umuntu uguha wagukorera amavuta umusatsi wawe ukaza umusatsi wawe ukoroha umusatsi wawe ukamera neza yego ibintu rero bituma noneho ntangira kujya mbikora nka business birangira rero bigeze aho ngaho ubona none wakoreye Imana nanjye kavuga k'amanga ariko umusatsi wanjye wamera neza turabivugana aya mavuta akozwe mu ki mu bimera igikakarubamba moringa n'utundi sure yego ni igikakarubamba moringa ibimera kapusine yego rero kubera ko bikozwe mu bimera hari kwa kundi ibintu byose ni Imana nabikoraga numva ko bigiye kujya bifasha abagore n'abana cyane cyane iyo mvuga crème he ubundi mba numva nakwibanda ku bana babana bafite udusatsi yego udusatsi tudakura noneho arigera nk'akara ugasanga afite udusatsi tumeze nk'amasaka ku mutwe cyangwa se ugasanga umwana baramuterekera ariko afite umusatsi ukomeye cyane yego rero uvuga ngo aya ngaya yoroshya umusatsi cyane kandi ukanakura cyane uko agenda noneho ayisiga birangira umusatsi ugize ireme woroshye utakwemera yuko wegeze ukomera sasa hano inyuma hano gutya umusatsi wanjye ngize gutya harasigara mu gisoko none ikintu gitangaje n'abantu bafite umusatsi wakoye naho ngaho mpita mbona ko ari imbaraga z'Imana umuntu ufite umusatsi wakoya noneho kaguru kakoroshye umusatsi urakomera ukagira ireme ariko ugakomeza ukoroha ubwo ikiza ni ukoroha ko nanone kugira ijwi ntabwo ari sawa none se ujya gutekereza ibi bintu rero umuntu yahita yibaza urumva nk'ibintu wize ndabizi ntaho bihuriye kugira ngo utekereze gukora amavuta kuko urumva ndumva ari nka shimi yego ntaho bihuriye rero n'ibyo bize neza wabimenye ute nanjye sinari nzi ko nabikora nakubwiye aho nahereye yego ntago nari nzi ko nabikoramo business nari nzi ko nyine ndi buvumbure wenda ibintu amavuta ari bunkuriza umusatsi bikarangiriraho ariko kubera abantu bankikije sinari kujya mbakorera buri munsi ku buntu zariye abaziranye n'abana ariko ari bakazitunga nk'aka kantu ntago nagatekereza nanjye sinabitekerezaga ubundi kugira ngo byibura bibe bitanze resulta bifata nk'igihe kingana gite for sure ukwezi kumwe sure watangiye kubona resulta ukwezi kumwe nzagaruka muzambarire iminsi nzagaruka no mfite umusatsi umeze neza bakubarire bagomba hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo shanga nuko jya useka ngo wunamye nase kubera iki reka ngo umusatsi uri gushiraho urumva rero mbonye igisubizo kugira ngo umuntu ayabone urumva mbere yo kubona umuntu ayabona urumva harimo gukora amavuta
none hagiyeho gukora noneho aya macupa yo ubwo nayo yavanayo nawe urayikorera nta ruganda mfite rw'amacupa nayo guhitamo nawe kuri kazitunga nyawe ayo ndayagura nyine urayagura bisanzwe okay umuntu akeneye amavuta rero hari social media se mushyiraho ku buryo umuntu ashaka kujya akareba yego hari urubuga rwitwa tebuka.rw tebuka.rw yego nuvuga ngo ngiyeyo none cyane jyaho wahita ugura amavuta ako kanya nyamara tukiziranye hari ubwenge wampishaga none ubu ngubu ndabona ahubwo ni imana tebuka.rw yanafungutse buy cremo hair for only kuri 15 wana ntabwo na menshi kuri 15 byawe umusatsi wawe ukamera fresh ukagaruka iyi tebuka icuruza cremo hair gusa cyangwa hariho n'izindi product hari n'ibindi byose wow ndabona ina design inze neza kabisa ubundi abanyarwanda bicwa no kutabimenya nk'ubu uri aho ngaho ubu nseka ngo nta musatsi mfite kandi nawe ntawe ufite ubonye igisubizo ndabona hariho n'amasaha byose n'inkweto ndabona rero n'imashini niho zaba mu Rwanda nzahaba ubundi niho zaba muri Kigali no mu Rwanda none aya mavuta rero urumva wenda urayakoresheje mu kwezi kumwe nyuma ntabwo ushaka wenda utakomeje kuyisiga ntabwo umusatsi wongera kuba kwa kundi biba byararangiye kubera ko burya hari ikintu abantu batajya bamenya hari igihe utaba ufite umusatsi kubera ufite ikibazo cy'uruhu rero burya yego rero kubera ko ari ibimera Imana yashize ubuzima mu bimera ariko navuga rero usanga nk'umuntu afite nk'ikibazo cy'uruhu ugasanga ayo mavuta aramukijije ugasanga ahise agira umusatsi none ngiye hari ikibazo ngira urumva ngize kugira umusatsi muke nkagira no kuba mfite imvuvu reka woga mu mutwe buri gihe mwana ubwo ntabwo ujya umara isabune mu mutwe woga wiruka twamugana n'ibyo ariko nyimaramo ahubwo sinzi ukuntu bigenda igisubizo rero imvuvu nazo cyane n'ibihushi udusebe ibihushi byo ntabyo twa tuntu tuza ku bagabo tw'uduheri mu bwanwa tayari dufitemo hano ntabwo ari twinshi aho ngaho rwose ubwo igisubizo cremo hair ni igisubizo bivuze ngo umuntu akeneye kugura yajya kuri tebuka.rw hariho na nimero 0788 nimero y'inyize mu mutwe kera reka ndabyibuka erega bari inshuti yanjye nuko nyine sinzi ukuntu byaje kugenda wahise nyine uba umusitari nyine abasitari barihisha nta musitari ntabwo ni kwa kuntu none wayibagiwe ute oya urumva ngiye no kuyivuga mpita nibuka ko ari inyizi nari inyizi mu mutwe ko iranoroshye 88 ari inyizi mu mutwe ariko nibutse amanimero menshi mfite mu mutwe na wa muntu twaye n'akana kurayizi urumva ko rero umutwe wanjye wacyari muzima mwana yego ibi ngibi rero kubikora wenda umuntu ashobora ati none se ubundi watanze ko akorera Imana n'ubundi kuki utawitangira ubuntu kandi umva ko ari Imana nyine yabukorera iyo ngiye kurangura ayo macupa ntabwo bayampera ubuntu noneho mwamaze kujya muri business urumva uzi ko noneho ikintu gitangaje hari ahantu najyaga guca moringa iteye mu mbuga ahatari ukuvuga ngo barayigurisha abona ngiye kuyimusaba rimwe agiye kubona abona ndagarutse ati papa mwampaye kuri moringa ubwa gatatu nasubiye arambwira ati noneho rero uzajya unyishyura ariko ibintu byose ku isi ni nini none niba nakwishyura moringa noneho kuki ushakira ubuntu gute yego bivuze ngo umuntu wese ugifite umusatsi ahubwo se aba afite uruhara completely ntago wagaruka rero kubeshya ni icyaha sindabibona urumva impamvu bibaje nawe urabizi ntawe ndabibona ariko nk'umuntu bitangiye kuza abona umusatsi utangiye kuvaho abo bundi abazi
bakayisiga wa undi ukiriho ntushire ahubwo ukagira ireme ntiwongere gupfuka abo bo byo ndabizi ariko uruhara ariko ku bagore kuko akenshi abagabo kugira uruhara usanga ari ikibazo cy'amahormone yabo ego ariko abagore usanga agize nk'uruhara kubera amaproduit kubera ibintu runaka ashize mu mutwe we cyangwa se akaba ari ikindi kibazo cy'uruhu agize crème hair ho no hari n'abakobwa bagira umusatsi mubi ku buryo niyo bisukishije bahita bagira aho rwose umuti ni sawa cyane none se ahubwo reka ngaruke gato ku Kimana ivuga wakunze Imana uyu munsi none se hari wowe none se nko kuba umukobwa ashaka gusuka cyangwa akadefuriza yego nabwo biri mu bintu bigize icyaha urebye rero Bibiliya ivuga kutogosha umusatsi buriya akankubwire Lea iyo ufite Imana muri wowe umenya igikwiye buri ushaka gusanga nta niyo mpamvu najya nguhobera ntabwo ari kuvuga ngo ni icyane cyako numva bidakwiye yego none se ubwo nyine ubwo mise ntekereza none ku muntu ku mukobwa uri busuke wenda ku bagabo ariko rero hari ikindi kintu ejo umuntu yambwiye nagize amahirwe yo guhura na Rutanga rw'amaboko aravuga ngo ibisage uburyo uri kuvuga wagira ngo ndamuzi harya ntabwo yitwa ko ari ngo niyo mupfumu harya niyo mupfumu sigahura n'abapfumu mbese yumva twagiye gukora ikiganiro kubera ko hari imyemerere bafite bacaka kugira ngo numve nkuko mba nshaka kugira ngo numve abantu bose urangiye umuntu wese ndamwumva ahubwo ngiye nkafata ukuri kwanjye aravuga ati umugabo wundi ntiyakagombye kogosha ibi kuko ni ibisage umugabo ngo ni ibisage kandi ryambwiye ngo iki nawe amaze imyaka igera muri 10 n'ingahe atogosha arambwira ati rero abantu ahubwo bogosha n'abasazi none nawe uri murambwira ati abagabo yabigusomeye he nawe yambwiye ariko muri Bibiliya ntabwo mbizi ubwo usubwo umupfumu yakwemera ijambo ry'Imana abapfumu bemera ijambo ry'Imana yego erega buriya naje kumenya ko n'ibyo dukora tuvuga ko turi kwemera Imana tuba turi guterekera yego urumva ko ariko mu buryo butandukanye none nka padiri yafashe ka kantuza ari kugira ngo mbabarira ubwo urumva batari guterekera none se njyewe ariko wowe ntabwo ubikora ariko nawe ushobora gusanga hari ubundi buryo uterekera hari ukuntu mpamagara Imana nyine ubwo rero urumva irambwira ati kogosha ntabwo nyine ngiye mbyemera wowe wumvisha ari byo ngenda kubeshya mbamara ari nk'umwanda ngiye bivuze seloma nyine ntagende ku myemerere kuko ntabwo nibaza oya niko kuri ntabwo nibaza ukuntu nyine nshaka kugira ibisatsi byinshi nkagira ibyanwa byashokonkoye ntabwo nta suku mba mbibonamo ariko iyo nogoshe gutya mbona ari sawa ni nkuko n'umuntu nawe ufite umusatsi aba yumva wenda ari byiza ngendera nyine ku mitekerereze y'umuntu none se wajya ugendera ku ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana naryo nyubwo nini rimenya nzarigenderaho rimenye nyine ariko nyine urumva ngiyewe nemera Imana yego wemera Imana ntabwo wemera ijambo ryayo oye ni ijambo ry'Imana ndaryemera ariko icyo ntemera ni abantu bakorera Imana ku isi hari batuyobya bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose ntabwo ari bose nakubwiye ibanga ariko hari n'umuntu wambwiye ngo kubera ko ntaragira gutya ngo niyo mpamvu yego reka ngaruke kuri crème hair yego ugiye kumbwira ibyiza byawe bitatu umuntu wese ufite umusatsi wamunaniye ashaka guhita nyine kugenderaho avuga ati ngiye kugura crème hair cyambere kubyibuha k'umusatsi nagize no kubyibuha k'umubiri kubyibuha k'umubiri nari guhita mbyumva vuba reka kubyibuha k'umusatsi yego ukabona ko umusatsi ufite ireme icya kabiri koroha koroha k'umusatsi ngo n'abandi bafite utujwiri icya gatatu gukura ubwo niba uzikorera ufite kimwe muri ibyo bibazo yego gusa nanone iyo umuntu afite ikibazo kidasanzwe arampamagara wumva ko umusatsi umeze niba ashaka ko woroha ubwo nyine mfite ukundi kuntu nyine mbigenza cyangwa se ashaka kukomera kuko hari nk'umuntu ukubwira ati mfite umusatsi nako akaroroshye cyane yego
ku bantu batari mu Rwanda ashobora gukenera aya mavuta yego ayo darinze kuri Tebuka n'ubundi yamugeraho nta kibazo dukora delivery muri Kigali ubwo bivuze ngo yego undi uyakeneye wenda kunuza kuri ari hanze y'u Rwanda biragoye gusa nk'abantu baba muri Amerika mfite y'umuntu ndayamwohereza akayagurisha kuri Tebuka rero muzashaka uburyo nyine shipping ishaka gukorwa n'ubundi ibyo iterambere ryarabikemuye yego reka nsoze ikiganiro rero ni cye kintu wumva tutavuzeho kuri Cremo Hair cyangwa se ku cyo wifuzaga kuvuga kuri aya mavuta ubundi twisoreza ikiganiro ababyeyi bafite abana baterekera Cremo Hair nayo bashishikariza kubera ko arinda umwana kugira uruhu rushaje akakomeza akagira uruhu rwiza yego nta mvuvu nta bisebe nta mwanda urayamusigira nyine ukabona ko umwana akeye kandi ukamusokoza atababara nicyo nabwira cyane ababyeyi buriya mba numva mfite ishyaka iyo mbonye umwana afite umusatsi ukomeye Leya singiye kukubeshya mba numva namuhagarika no mu muhanda basi nkaba nayamuhera basi ubuntu kugira ngo arebe basi yego none se aya mavuta ushobora nyine yakoze nko ku mubiri wenda nko maso nago yagutuguza sindabigerageza nayo mu mutwe gusa nayo mu mutwe gusa yego narigize ngo umuntu ahita bakazungu oya nayo mu mutwe ariko akiza n'ibihushi nabivuze n'ibihushi n'abana bafite ibibazo by'ibihushi kangutere story gato ubundi niwo wa kera sasa ntangiye kuza muri utangiye kubona wa kera mfite ntabwo ndi umuvuge yari afite umwana afite ibihushi duhurira ahantu muri fete urumva arangije nyine ndabivuga arandeba tantu nataje faye sikoro aya mavuta yavura ibihushi gute umva Leya nari mfite amavuta ngiye kujyanira umukiriya nanjye kuyahereza umumotari narayamuhaye nambwiye noneho yatware umwana wawe nadakira ntuzanyishyure ni umuntu rero wemera atinze yarayajyanye nyuma y'icyumweru yarampamagaye ari kwisetsa kubera ukuntu yari yapinze ngo ari kwisetsa yampamagaye ari yaseka ngo hano ngo usiko ya mavuta ari sawa ubu ngubu umwana ndabona kabisa nta gihushe kandi baba baramuvuje pe baba baramuvuje imiti erega buriya nuko abantu batajya bimenya turi surrounded n'ibintu byose dukeneye ku isi kugira ngo tubeho harimo ubuvuzi harimo nyine buri kintu cyose kuko nk'ibimera byose biba bidukikije harimo imiti ariko abantu ntabwo bajya bimenya cyane urumva rero abantu bafite ubwenge nk'ubwa tantine namwiza tantine n'iryanjye mwiza akazina ka kera uracyari guhamagara cyane mama wanjye ntashobora kunyita irindi zina n'abatonto mbese abantu bo muri famiye abantu banyita Hortense ni abantu twiganye ni abantu nyine bazi Hortense ariko rwose nk'abantu duturanye ni ko ka tantine kavuyeho kubera gukizwa wenda ndanagakunda oya namaze gukizwa hindura izina risanzwe oya kugira umukristo niryo zina wakira ni ukuvuga ngo wakira Kristo niryo zina nakira ese mwemera kubatizwa mu mazi menshi cyangwa makeya mu mazi menshi ariko noneho twebwe aho dutandukaniye n'abandi babatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera twebwe tubatizwa mu izina rya Yesu Kristo bise bigucanga twazakora ikindi kiganiro cy'imyemerere naho urumva hari aho bigera none se habaho Data Mwana na Roho Mutagatifu sibira ntibigucange naho ikindi gihe nati wakoze rero ntekereza ko abantu bari kuza gukenera amavuta ndaza kuza gushyiraho nimero ndetse na website bashaka kuyaguraho hasi ndaza kuza kubishyira ko ndabipininga hasi kuburyo ushaka kuyagura ubundi reka ngushimire kuba n'ubundi uri buze kuza kuyampa utarabyemera ndayaguha yego mwakoze cyane ariko duke kugira ngo nanjye testing yego noneho nyuma nzareba yego kabisa mwakoze cyane rero wakoze nawe kuba waje byira gusangiza abanyarwanda ibi bintu buriya n'ubundi bwenge ubundi
perezida aravuze ngo mugomba guhanga udushya mugomba nyine gukora utuntu dutuma nyine abantu babagana bivuze ngo rero aya mavuta ushobora kuba wayakoresha umusatsi ukagaruka wakoze rero nanjye ndabashimiye cyane mwakoze cyane Imana ibahe umugisha murakoze uwo mugisha utugereho namwe mwakoze mwari by'ikiganiro kandi mugire n'umugisha ariko munagura na Cremo Hair kugira ngo izagufashe kuba umusatsi wawe wakura neza wabyibuha ndetse n'abafite ibihushi abafite imisatsi ipfuka ibyo byose amavuta ashobora kubigufashamo ubundi bikamera neza cyane Nyagasana kwishimire nitwa Leandra Niyomugabo cyangwa se Nohet ibihe byiza